biyita idini gakondo baranywa ikinyobwa banyweyeho ntibemerewe kumira badaciriye hasi ngo umukuranywe. Alkire niho haturuka ijambo alcohol. Kwirirwa muvuga ngo nawe ngo arerekwa ararondora, none se kumenya amakuba yanyu bigoye Satani si ubatera muri ayo makuba? Ubu biragoye ko Satani yamenya ko umugabo yarayakudishye. None se izo ntambara zazanywe nande? Ni umwuka wande wahanze kuri uwo mugabo. None se ibyo umupfuma amenya gute umuhanuzi wa Satani atabimenya mu rusengero? Ujya gusenga kumera nkanjye gute ko ari ubuyobe? Yego. Wasabye kumera nka Kristo. Niba njyewe ntakifuza kumera nkawe, wowe urifuza kumera nkanjye kubera iki? Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba. Amen. Bongeye kugira umugisha wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Reka mvuge ngo Imana ishimwe. Hari igihe ibi bihe abantu bajya babishaka ntibabibone, ariko reka mvuge ngo twebwe ni icyanzu Imana iduciriye kugira ngo tubashe kuganira. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na mwene data Anicet na Jeanne Kwizera kuri kamera, kandi namwe turi kumwe. Reka dushimire bene data bakoze subscribe. Ngira ngo tubivuga kenshi, gukora subscribe ni uburyo bwiza bwo kugira ngo mujye mubasha kumenya ikiganiro cyagezeho. Hari abantu bavuga ko bashaka ibiganiro bakabibura, ariko ngira ngo bakoze sabu babibona. Ego, hari abantu unabwira uko babigenza rwose ntibabyumve, ugasanga arakubwiye ngo ntago nzakora subscribe, ngo we ngo nusoza ngo gukora ikiganiro ngo ujye ukinyoherereze. Reka mbabwire ko uwo mwanya ntabubona. Byagorana. Ntago ikintu cyagorana cyashoboka, njye ntabyo nakora. Yego. First of all, ivugabutumwa ryo kuri social media rifatwa nk'ubucuruzi. Kandi noneho uwo muntu uri kumbwira ngo nimbimwoherereze njye simufata nk'umukiriya. Niba utari umukiriya wanjye ndaza kugusharinga produit yanjye kubera iki? Ushobora kutayikunda. Njye ntago naje gucuruza rero. Niyo mpamvu ntazitwara nk'umucuruzi. Yego. Ahubwo wowe niba ushaka gukira ifate nk'umurwayi urebe umuti. Ego. Ugane muganga. Yego. Ntabwo si rwo rwego twebwe dufatamwe ubutumwa bwiza. Ndabizi neza ko turi mu gihe cyahanuwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo rizaba ingome. Yego. Hanyuma hari n'ikindi nzi, iyo ari igihe cy'inzara abantu barya ibibonetse byose cyangwa barya ibihari. Yego. Kuko rero aba bantu barya ibihari bitewe n'ibyo babonye, bagira ngo n'umutsima w'ubugingo tuwubahe nk'uko ba bantu babaha ibibonetse byose babibaha. Ntabwo ari byo. Niyo mpamvu tubabwira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mubona notification uko twaprodinze mubone ikiganiro. Hari nabo nsaba gukora unsubscribe. Niba ntacyo ijwi ry'umukanguzi rikungura, wihatakariza umwanya. Yego. Hari nk'abantu duhura ngo internet yanjye mwarayimaze. Niba uri kuviewinga ushaka kumara internet, byihorere wihombera rimwe. Yego. Hari igihe tuba mu materaniro umuntu yataha akabwira abantu asanze mu rugo ngo mwahombye kuba mutaje ngo mwumve umukozi w'Imana. Burya umuntu utaje ntahomba nk'uwaje agacyura ubusa. Yego. Utaje hari ibyo yarari gukora, ariko uwaje agacyura ubusa nta kindi yigeze akora. Ni ukuvuga ngo utwumva ntitugire icyo tumumarira. Yego. Ahombye inshuro nyinshi kuruta umwe utaratwumvishe. Kuko umwe utaratwumvishe ashobora kuzatwumva akadutega amatwi, ariko umwe watwumvishe ntitugire icyo bimumarira, abinyuraho akagenda. Niba wumva ntacyo bikumarira mu butumwa bwiza, rekeraho. Ariko niba wumva hari icyo bikumariye, bisangize n'abandi noneho. Amen. Bisangize n'abandi, ukore subscribe, ukore like, niba unafashijwe ukore comment. Hari nk'umuntu watubajije ngo ese ngo Anise ngo nawe uzi ngo ko gukizwa ari uguhindura idini, kubw'ubuhamya nari ntanze bw'uburyo navuye mu idini. Nose niba iyo dini itemera agakiza, itemera Kristo umukiza, kuyigumamo byo niko kwemera agakiza. Juste twifitiye abantu bagwiza impaka gusa, kandi bashaka ngo tubavugeho. Yego. Ari nk'umuvandimwe wabajije uti njyewe natandukanye n'umugore, maze gutandukana n'umugore nshaka undi. Uwo twatandukanye nari ntarakizwa, ariko maze gushaka umugore wa kabiri ndakizwa. Mbigenze gute? Uzi igisobanuro yamuhaye kuri comment? Yaramubwiye ngo rekura uwo muri kumwe ngo ugende ujye ngo kureba umwe wataye. Ntabwo ari ibyo. Siko bajya batubwirana ko umugore ari uwa mbere.
none se ubwiwe n'iki niba uwo babanye ari we wa mbere? sinzi bagiye batubwira ngo umugore wa mbere mwabanye mu rega ntago rugo wawe. ntago njye mbyemera gutyo. ubundi umuntu wa mbere ni uwo mwagiranye isezerano rya mbere ryo kubana. habaho desebusiyo, rega abantu hari igihe muhana isezerano rigafayiringa ntimukomezanye. ese nakubwiye uburyo hari umuntu wageze atwigisha kandi mukuru yaratubwiye ngo niba warigeze ucikwa ugakora icyaha cy'ubusambanyi, ngo hanyuma uwo mwasambanye ntaba ari uwo mubana, ugashaka undi, icyo gihe ngo uba ukoze icyaha. hari ikintu kuko uwo mwaryamanye n'uwo mugore wawe wa mbere. none se tuvuge nturakora imibonano na rimwe, nawe ntarayikora na rimwe, wowe uyikoze nawe ari bwo bwa mbere mwembi, ubwo ubaye umugabo we muri ubwo buryo bw'uwo mwigisha. noneho haje undi mugabo undi musore utarigeze ukora imibonano na rimwe, akoze imibonano na wa wundi nabwo mwayikoranye, nawe ubumanzi bwabutakarije, abaye umugore wandi. icyo kibazo bakibajije Yesu, baravuze ngo uwapfakaye nyuma akiromariya nagera mu ijuru azaba umugore wandi. ese mutekereza ngo isano y'Imana ireba umugore n'umugabo mu ijuru? ntawe uriyo. ikintu gitangaje, twebwe tubyarira Imana abantu Imana yaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ariko nibamara kujya mu ijuru twebwe tuzaba twaratandukanye nabo. kubera iki? hari indahiro, uretse ko izi ndahiro dukora dusezerana njye sinzemera, ni indahiro zaremwe n'abantu, si Imana yavuze ngo tuzirahire. Imana izi imitego myinshi abantu bitega, mpamvu ntazemera ni uko zinatandukanye. icya kabiri ni uko abaturahiza bose batejejwe. Padiri arashyingira, ni umusore, yego ni umusore, ntakwiriye gusezeranya abantu babana rero. kabiri, sheha arashyingira, mu buryo bwanyu mu itorero arejejwe. none si iryo sezerano akoze ryejejwe ritatagira umwuka wera? uretse no kuvuga ngo arejejwe natuma ndamikaho ibiganza. njyewe nshobora kuba nabyemera, sinzi, wenda hari twese turatandukanyije. none niba adafite umwuka wera, iryo sezerano asezeranyijemo abantu hari umwuka urikomeje? abagowa bashyingirwa bazengurutse umuriro, abahinde, hari n'abakora ibintu runaka bari gushyingirwa, ibyo byose murabizi. iyo baje iwacu bamaze kwakira agakiza turongera tukabashyingira, turenuvera rya sezerano, twemera ko bageze bate? bashyingiwe. ubwo rero ntimumubwire ngo amasezerano aba yejejwe. icyejejwe ni uburyo b'abantu babanamo. none ushatse kuvuga ko na pasiteri wishyuye yagusezeranya isezerano rigakora? none se igitumye ingo ziri mu bantu bari gusenya imiryango, hagize umuntu wanyumva ku buryo yumva ukuntu ntatse, n'abapasitori bashyingira abantu babishyuye nabo bari gusenya umuryango. First of all, uyu muntu ntiyizi inyigisho z'umubano, ntafite umujyanama uzamugira inama mu rugo, ntawatinya, ntawagize ate, araje arakwishyuye nyine uramushyingiye. none se ubwo ari pasiteri n'uwo muntu ari gushyingira, ufite ubudahangarwa ninde? wowe uri umunyakiraka, waje ku kiraka, njye naguhaye akazi nkorera ibyo nshaka. iryo sezerano riremewe nise? ryakemerwa rite se ubundi uwari kugushyingira? none se isezerano muguze, ubundi pasiteri ntabwo asezeranya abantu bagiye kubana, ahesha umugisha. na executive w'umurenge ntabwo asezeranya abantu bagiye kubana, ahubwo ahesha ubudahangarwa isezerano mwagiranye. isezerano rero rigirana mwebwe babiri. ibi ngibi umuntu aba amaze gusezerana agatinya urusengero, twagatandukanye ariko abakristo bazabibona bate, twagatandukanye ariko ntitwagiye muri divorce, amategeko nyine aba cyemera kuri umugore we cyangwa uri umugabo we mu gihe mutarakora divorce. ariko nyirizina Imana irabibona ko mwatandukanye kera. hakeneye uwuhe mubano? n'uwuhe mubano ukenewe? n'ubwumvikano bwanyu mwembi. urakoze. hari abantu rero mu mategeko ari umugore n'umugabo, ariko Imana itabazi ko babana. hari abantu pasiteri azi ko yashyingiye aheruka gutyo, ariko baratandukanye kera. none se si ingenzi cyuko nta mugabo uzi washyingiwe mu murenge, babyita mu rukiko, nuko haba habayeho imbaraga z'itegeko, ashyingirwa no kwa pasiteri, atandukana n'umugore, ajya ingororero ashyingiranwa n'undi.
ntabwo umwibuka ntiyataye uw'Ingororero agasubira i Kayonza akaba ari kumwe n'undi ahubwo none se ubwo hose ko yasezeranye ubwo ya ubwo se si ubupagani Marcel arabyoroshya ngo ni ubupagani. Ubupagani rega nubwo mu idini ndumva ari ubupagani. Ubupagani nubwo mu idini bivuze ngo warapaganye ubivuga ubyoroheje, ariko hari uwasenywe n'ubwo bupagani wishwe urubozo. Mwebwe mubifata gutya, mwene da yaraguye ariko hari uwo yaguye hejuru amutera n'ibisongo. Niba imitwaro yikoreye arayimukubita yimugereka. Mwebwe mubifata byoroheje ngo waraguye ngo muntu wima ngo azabyuke anomore zangu. Ariko njyewe nanjye ntabwo nemerera ibintu byo gukodesha pasiteri. Ntabwo mbyemera pe. Ntabwo wibuka abantu bagiye baduhamagara ngo tujye kubasezeranya. Cyane. Yewe twarakubonye wasoje ishuri rya Gishumba, hari umushumba ukumpaye mwiganye arambwiye ngo uri umushumba yemera, waje ukadushyingira kuri umukozi w'Imana twemera. Ndavuga nti nge mba mu itorero rya ADEPR, ndi umukristo usanzwe, ntago ndi umushumba, sinanemerewe kugushyingira, itorero ryanjye niko ribigenza. Naho wa wundi we tugirana n'isano yarambwiye ngo nawe se ngura umunyedini bingana bityo. Ntari umunyedini sinarihisemo. None se ngo nawe ngura umwadeperi ngo bene ako kageni ari ryo rimpigaburo. Mbese niho ndiri igaburo ryera uransaba kubyoroshya gute kandi umugati bawugira umubiri wa Kristo nkawurya? Uransaba kubyoroshya gute jiba yigira amaraso ya Kristo nkayabo kandi ukabyemera? Nkabyemera gute uri kumbwira ngo nimbyoroshye kandi nabibyo bakomeza binkomerera n'ibyo boroheje bakbikoro? Mbose icyo kiganiro twateguye, ariko se kuki bigera kuri mariage uyu muntu agakenera umuntu uzaza kumusezeranya? Ubundi imbere hose abasanzwe ari mu itorero yasengyemo ritabyemera. Bwa mbere baba barakoze amakosa mu madini babamo, bwa kabiri bashobora kuba bizera batagira amadini, gatatu bashobora kuba baraguye bafite isoni risubiraho bagiye. Impamvu numva nimwe yatuma uwo muntu umushyingira nuko hari amacaci atarakura, amatorero atarakura. Ashobora kuva mu ntara ashaka ko ubukwe bubera hano kandi umushumba watamwemereye kuza. Iryo dini rye rikaba ridafite urundi rusengero inaha ku buryo yasaba kuhashyingirirwa. Ashobora kuba yakiyambaza irindi torero akababwira iyo mpamvu bikamusezeranya. Ashobora kuba iryo yasengeragamo rifunze akiyambaza irindi torero rikabasezeranya. Ariko wasanga bashobora no kuba baca menshi iwabo. Nabyo birashoboka kuko abakristo gushyingirwa rega mu madini barishyura. Ibyo byibuke, twishyura certificate, twishyura imikeka, hari naho twaguraga amasanitayiza. Njyewe mu giseke ntibayampaye amwe yo guturira abageni. Utagira ngo ninjye ubivuze, nyamuneka ni Marcel barayakwima. Ayo bampaye pe. Icyiza nuko tutazi aho washyingiriwe. Bo hakoze ubwo nk'ubwo nk'umuntu urya ayo mafaranga koko nayo bamaye Nyagasani. Bashaye nawe yakuriye mu munono, yewe ndakunyunyuje no mu munono pe. Bo yonyine se komana nakosiyo wari wasize. Jewe namaze iminota 30 ku rusengero, pastor ataraza kunsezeranya. Je kwaka akosiyo ntayo bampaye. Ariko umuntu azinduka muri nibature, umuntu akaza mu materaniro ku cyumweru, akaza kwigabura ukamubona, korari araza muri komisiyo ya korari atanga icya 10, umuganda ku rusengero yakoropa akora ibikorwa muramuzi. Yajya kuza ku rusengero ngo kugira ngo utazakererwa akora kosiyo, bivuze ko ngo duhe kosiyo. Erega abagabo bakakira amafaranga ariko mushira isoni mwababyeyi. Arayafataga, ariko nje bansobanurira impamvu bari baranciye amafaranga yo kubaka dove ntinda kuyabona amwe ya Gisozi. Noneho rero bahita baprofita ya kosiyo, baravuga nti ntabwo twayiguha kuko n'uwe ntabwo wageze uyatanga. Kuko ndibutse bagiye mu bitabo barareba basanga nta negeze nyinshi, baravuga nti rero urabanza ujya kubaka Igisozi. Kuko rero kubera ko kosiyo batagufashe guterera icyo wari uri hose ukareba ko wakimanuka, babanje bakama yanjye yo gushyigikira urugo rushyashya se yari yatanzwe. Bo reka karakanyuzeho hari icyo tugendereye, ari icyo Imana yashyize ku mutima wacu ngo tuganiraho. Uretse ko nibi birakenewe, ariko mu by'ukuri hari ibintu biba abantu bagakabye. Twari tubikuriye rero ku bantu bazi ko tuba turi hano dushaka views n'ibindi, uburyo ubutumwa bwiza buri gutwarwamo muri ino minsi ntabwo twebwe ariko dushaka ko bugenda. Sinzi niba wanyemerera
ntago twayobye yego ntago twayobye ariko turebe iki kintu twigeze twabikoraho mu kiganiro kindi humura ibi birejejwe nta liturujiya yego twangije twigeze twabikoraho mu kiganiro kindi tureba umushumba ni nako icyo kiganiro cyitwa ese abapasitori nabo ni intama za Kristo yego niko twakize nabo ni intama za Kristo twarabibonye ko urwuri turimo ni rumwe yego umwungeri wacu ni umwe noneho reka turebe ese hari uburyo amadini n'amatorero bikoramo ku buryo umuntu ubisengeramo ashobora kubura ubugingo kandi yagiye yizeye ubugingo njye ntekereza ko biba hano hirya mu baturanyi bacu muri Kongo hari idini ya Satani yaje yemewe yego amadini se kaba afite ibyangombwa ubwo nabo bayihaye ibyangombwa simbizi ntago nzi amategeko y'igihugu cyabo ariko of course iremewe hano muri Kenya nigeze nahabona barahanyeretse sininjiyemo Kilimanjaro naho nayibonyeyo idini bitaga niba barayise welcome back into Eden kugaruka muri Eden ubwo uzi icyo bagarutse muri Eden bagarutse bambaye ubusa nabo basenga bambaye ubusa no muri Kongo nabo bari gusenga bambaye amakariso najyaga gusaba ngo jene dushyirireho iyo shusho ariko ntibikabe si ngombwa ntago ari ngombwa ko iyo shusho ijyaho abantu bazabyibonera hari mutagira ngo idini ya Satani yaje muri 60 nibwo yabaye ku isi imaze igihe hari abantu basenga baramya abamarayika yego tuganire bavuga ngo ni abamarayika ngo ni abakuru ngo tuvugane n'abakuru bene data nshuti z'umusaraba hari n'ahantu mu madini yiyitirira Imana ariko akorera Satani noneho wa muntu ukorera Satani ntiyahisemo Satani nta nubwo yatuye gukorera Satani ariko akorera Satani azi neza ko ari Satani ari gukorera abizi neza ko ari we ari gukorera yego ariko ubwo abimenya agezemo ndaje tuganira hano ni ku ijwi ry'umukanguzi ntabwo abimenya agezemo atangira akora mu izina ry'Uwiteka akadeviya kubera indamuze agatangira kurema ibinyoma bya Satani akorera mu nyungu za Satani yabona byinjiza akagumaho kugera ku rwego abona ikinyoma kitari gukunda agashaka ibitangaza akajya no gusaba imbaraga esprit satanique zigakora mu izina ry'umwuka wera yego ugasanga dufite abantu bahawe imbaraga na Satani noneho bafite abahanuzi babahanurira ngo buzuye umwuka bagasohoza bya binyoma bya wa muntu wavuye kwa Satani kandi wa muntu yavuze mu izina ry'Uwiteka akandika amandiko akavuga mu izina ry'Uwiteka ibyo nibyo bihe dusohoyemo nona yego reka gatoya ntabwo uyu muntu namuteguje ariko reka muhamagare rwose wumva aho isi igeze n'iterambere bene data nshuti z'umusaraba hano turi ku ijwi ry'umukanguzi turi ku ijwi ry'umukanguzi nitubabwira ngo mukanguke mumenye ko igihe cyageze yego ashobora kuba atayifite ashobora kuba ahuze afite ibyo akora n'ibindi we iyi dini yayigezemo ni umunyarwanda yego we yayigezemo ayisengeramo ndavuga iyi dini y'ejo bundi ya Goma yego ayisengeramo nyuma yumvisha ikiganiro twakoze cy'imikorere y'imyuka arampamagara iyi dini itangira mu buryo bw'amayoberane agezweho ya none uburyarya bwa Satani muraza kumbabarira bwa mbere ni mu buryo bita gakondo biyita idini gakondo baranywa ikinyobwa banyweyeho ntibemerewe kumira badaciriye hasi ngo umukuranywe
bitoramwo umuntu mukuru muri bose, ku myaka umukuru wabo wo kubayobora, yego bakamwimika, bakamera nk'aho bazajya bamusenga, ariko nawe akabamurika, akabagererayo, akabamurika, akabagererayo. Mwumve iki kintu impamvu nshaka kukivuga, ntabwo ari ukugira ngo tubabwire kuri iyi dini ya Satani, amayoberane ahari ni menshi. Ni ukuvuga ngo niba mwimitse Anicet, njyewe narabihanangirije ndababwira ntukagire umuntu role model wawe umubona kuri social media utamuzi, mutaziranye, kuvuga ngo mwigira kuri Anicet, mujye muhita mubirezima muvuge ngo nkwigiraho nkurikije ibyo nakumvanye. Yego. Ariko imikorere ntimunzi, nimubanze mu making sure. Nkawe Marcel ushobora kubivuga kubera iki? Turagendana, uranzi, Jene turaziranye, ariko nkawe utanzi ujya gusenga kumera nkanjye gute ko ari ubuyobe? Yego. Wasabye kumera nka Kristo, niba njyewe ntakifuza kumera nkawe, wowe urifuza kumera nkanjye kubera iki? Hari Kristo Yesu, Yesu arahari. Yego. Amen. Niwe mwami wacu, niwe murengezi. Amashusho menshi abahagarara imbere mukifuza kumera nkayo, afite ibindi bihagaze mu mitima yabo, afite ibindi biri mu ntego zabo. Bene data, yego nimutwigireho ibyiza mwabonye twakoze, yego, ariko munezezwe na Kristo wabidushoboje, mwigire kuri uwo natwe twigiyeho. Ko tubona bakora neza. Uyu muntu iyo bamaze kumwimika, bamuramirizamo, bari kuramya cya kigirwamana wakabahindukirira akamera nk'ubamurika. Ndi kwanga kubivuga uko bikorwa kuko nta muntu ndi kubyigisha, niyo mpamvu ndi kwanga kubyerura uko babikoresha. Hari igihe utanga ubuhamya bw'ikibi ukaba uri kwigisha umubi kugira gutyo. Yego. Niyo mpamvu njyewe ntabivuga kugira ngo ntaba ndi kwigisha ushaka kubikora. Yego. Noneho iyo amaze arabihanira, arabatambira, hanyuma arabarebera, akagaruka kubahanurira. Iyi dini yatangiye muri Efeso yari ihari, ikagaruka ikaba muri Babuloni, yego, no muri Isiraheli yarahabaye. Bayita basenga ikigirwamana cy'inzoka yo mu butayu bitaga Nehoshitani. Ikigirwamana nicyo Ezekiya yasenye umunsi amara kuba umwami. Yego. Yivuga imbere y'Imana, abwira Imana ngo nyongera imyaka kuko nasenye ingoro y'ibigirwamana. Imana imwongera imyaka. Hanyuma iki kigirwamana bacyita ngo iki? Bacyita Aku, abandi bakacyita Ashite, abandi bakacyita Ashtaroti, ariko kigenda gihindura uburyo bagikoresha, bagitambiramo, bakiramyamo n'amashusho yacyo bakurikije igihugu runaka n'abatambyi bacyo. Noneho mu Barabu nabo bacyita Aku cyangwa Arkir. Nabonye ikiganiro Rocky yakoze kuri entertainment, Imana imuha umugisha. Narababwiye ngo Rocky ni umukozi w'Imana. Iki kirwamana Abarabu bise Arkire nicyo bita Aku. Iyo bavuga Aku baba bavuze ngo ni Imana itanga ubuzima. Yego. Ariko ibutanga yabanje kurya ubw'abandi. Noneho niyo nzoka mujya mubona kuri farumasi. Imwe yigoronzoye ukuntu, hari yigoronzoye ku nkoni, niyo bashushanya n'inkoni ya Mose na ya nzoka yo mu butayu. Muri Isiraheli iyo niyo yitwaga Ashite. Yes. Niyo bitaga Nehoshitani. Bisobanuye ngo ni igice cy'umuringa. Yego. Hanyuma hakaza n'imwe izengurutse, Plito izengurutse agakombe gahita icuramamo. Iyo yari iy'Abagiriki. Bavuga ngo niyo Mana itanga ubuzima. Yego. Tuganire twese twitonze. Iki kiganiro Rocky yakoze, mujye kuri Rocky Entertainment muzagisangaho. Iyo nzoka numvisha akantu ahubwo ntarinzi.
Alkire niho haturuka ijambo alcohol. Noneho ikintu kibabaje numvise kinateye ubwoba nuko ikintu cyitwa alcohol mu cyongereza bandika spirit. Yes. Ikintu kiri alcoholique nyine bandika spirit. Spirit ni iki? Ni imyuka. Twiganirire. Iyi migenzo y'ibi bigirwamana aba bari gusenga satani baranywa. Iyo amaze kunywa aracira akavuga ngo asangiye n'abakuru. Cyo ni icya mbere. Turebe mbere. Mu Rwanda murabizi abantu bajyaga kunywa bakamena hasi. Murabizi mu birori byanyu uburyo muturitsa amashampanye. Byarahindutse biza mu gisirimu. Biriya byatangiriye ku kigirwamana bitaga rempiya. Rempiya ni ikigirwamana basengaga muri Babuloni. Nicyo kigirwamana gihatse football. None se hari akantu nanjye nibutse sasa. Nagiye mbona abantu banywa amazi mbere yuko ayamira akabanza akanyuguza mu kanwa gutya agacira. Buriya ni cy'abakozi. Urakoza abayanga kumira mbere y'abakuru. Abari gusaba uruhushya. Noneho no mu birori niko byagendaga. No mu birori niko byagendaga. Ahantu hose hari icyitwa umuco. Icyo mwita gakondo ari cyo mushaka kiri kuba kiza kuri gakondo. Sibyo? Nuko kiyoborwa n'ikintu bita inzoga. Igisembuye. Sinzi niba munyumva. Yego. Sinzi niba twemerana. Murabizi iyo turi gusaba abageni wacu turavuga ngo muzane izo nzoga. Muzi imbere kuntu twajyaga tubigenza hari abantu umuntu wajyaga gusabira umugeni wamuhaga igikamba. Ubwo ni itabi. Muhaga itabi. Ibyo bintu Anicet nshaka kubivugira iki? Imana ikorera mu bumuntu. Iyo umuntu ari muzima afite ubwenge butekereza, ubukristo buva mu ubumana buva mu Mana iririyo Uwiteka Imana ifatika, ikabushyira mu mwuka mu buryo bwo kugira ngo iture mu muntu. Yego. Iyo Imana igiye mu gice cy'umwuka ibigira ngo ubuzima bwayo bube no muri twe. Bwaguke. Utagira ngo hari ikindi biyimariye. Ibigira ngo ibe hose, ibere hose icyarimwe, noneho natwe tubone kuri wa mwuka wayo, tubeho mu buzima bw'ubumana. Yego. Noneho ubumana buriho bufatika bugaragara bwihisha mu gakiza, gukiranuka. Umucyo w'Imana niwe utuma abakerubi bayiramya. Ndagira ngo mukomeze mu nyumve. Yego. Uyu mucyo w'Imana utuma abakerubi bayiramya, gukiranuka bituma ibiri mu ijuru biyihamya. Noneho imbabazi z'Imana zigakonfirima agakiza kayo muri twebwe abababariwe. Ntabwo mu ijuru bazi imbabazi z'Imana kuko ntiyabababariye. Yego. Ntabwo bahemutse. Uzi imbabazi ni uwababariwe. Yego. Noneho natwe dukonfirima imbabazi z'Imana binyuze mu gakiza ko muri Kristo Yesu. Ibyo byose ni ubuzima bw'umwuka. Kugira ngo rero ka gakiza kabe muri twe, nuko tuba tugomba kuba turi abantu bafite ubwenge. Niyo mpamvu iturema ikaduha ubwenge. Kugira ngo rero Satani afate wa muntu, first of all, arangaza intekerezo zawe ugakura ubwenge mu nzira itunganye y'Imana. Ukimura ikirenge. Iyo wimutse ikirenge uba wijyanye, kuko Satani ntiyagutera mu cyanya cy'Imana. Arakurangaza wowe ukimuka mu cyanya cyawe ukagenda. Ntafite ubushobozi budusohora, ariko twebwe dufite ubushobozi busohora bwo kwivanayo. Iyo akubonye rero warangaye atura muri ya mayindi irangaye. Iyo utarangajwe n'ibyo ngo wimuke ugende, akuzanira ibyica ubwenge bwawe, bigatuma ukora ibyo utatekereje, ari byo biyobyabwenge. Kuko niba ufite ubwenge ntukora iby'ubupfapfa. Ariko niba ubwenge budahari urakora iby'iki? Nyine n'ibyo abadafite ubwenge. Ibyo abadafite ubwenge. N'unywa ibiyobyabwenge araba abonye icyicaro.
urumva ahantu Imana yangira inzoga kuko ntiwamwakira ubwenge burangaye, ntabwo bishoboka. arabanza arangaza ubwenge nawe abona icyicaro, nawe abona icyicaro. Urumva inzoga, urumva impamvu hari amadini adakuraho inzoga. Ubwo ari muhe murongo, dukomeze tugende. yego ureba abantu bose bakorana na Satani, uzi hari abuzi yego bahanura mu izina ry'Uwiteka, bambara impeta zifite ibibaraga. yego kabiri, urebe abantu bavuga urukozasoni bitiriwe izina ry'Imana, bose ni abasinzi. uzika byoje baranywa bose baba banywa. Kubera iki? Hari umuntu njyewe ndamuzi, umwana w'umusore wambwiraga ngo ntiyabona imbaraga zo guhagarara ku ruhimbi atanyweye inzoga. Mwebwe mukajya kumva mukumva umuntu arihandagaje kubisa urugambo rw'urukozasoni hariya, ni umupastori, ni umushumba, ni umubwirizabutumwa, mukumva avuze ibintu biterekeranye, ukavuga uti mukozi w'Imana aho ngaho urayobye. Reka da, ubwenge yamaze kudoga kare, ntahari, ari mu ntego ya Satani, ntabwo ari we, harimo za mbaraga za spiriti ziri kumukoreramo. Uretse ubwenge bwamaze kuyoba, ahinduka umucakara w'ibindi byitwa Imana. Noneho nasinduka avuye mu isi y'indwe akagaruka agasa n'uweza imbuto, zirabajijisha ziba igicucu cy'imirimo, kandi mu by'ukuri atari umukozi wayo. Tuganire, hari imigabane igwije uwo mwuka. Umwana wawe urabizi agerayo, urumogi, itabi, mugo, tayari, inzoga, ibiyobyabwenge, kumucishamo umwuka bikanga, bigahita binanirana. kuki bigwiriye muri uwo mugabane murimo? Muzi aho byanyuze byinjira mu ijambo rimwe ryitwa uburenganzira, butuma banahindura n'ibitsina, bakaba batrasi igenda nyine agahindura ibitsina, akaba umutinganyi. kandi byose bikorwa n'iki? N'uburyabwenge. Hase koko reka mbabaze umuntu udukurikiye ushobora kuba hari ahantu azi itegeko, muzi nyine icyitwa uburenganzira bwa muntu, ni uruhare yifiteho rukeya, ariko murabizi ko 100% umuntu nta burenganzira agira. Namwe murabizi ko nubwo mudushikisha uburenganzira ntabwo dufite uburenganzira. Mbyuke mu gitondo mfata isambu yanjye, cyangombwa kiravuga ngo umutungo w'umuntu ni ntavogerwa, niko amategeko abyita. Mbyuke mu gitondo mfata isambu yanjye nyikoreshe iby'uburenganzira nshaka. Oya, wabavogereye si uburenganzira. Simfite modokari nyure mu cyerekezo nshaka, si uburenganzira bwanjye. None se niba bidashoboka mutubwira ko tubufite gute? Noneho ikibabaje ni uko bukoreshwa nabi mu buryo bwo kutwica gusa. Bene data rero, nshuti z'umusaraba, twiganirire. Hari umuntu umwe ufite cano amaze gusenya ingo zirenga 8 namenye muri Amerika. Yatangiye ababwira ngo niwe torero rizima, arabigisha, abereka ukuntu andi madini yaguye yayobye, kugira ngo mumenye ukuri, si uko twifashisha ikinyoma. Hari abantu bajya bambwira ngo duhe verset biblique muri Qur'ani ngo yasobanura iki kintu kugira ngo tubwirize umuntu. Kugira ngo Kristo yitwe Kristo, ibyamusabye kubanza kumenyana na Muhammad. Yaje ari uwo ari we. Kugira ngo tubwirize abantu bakizwe, ntibisaba ngo tube tuzi amateka y'iwanyu, agakiza kararyoshye. Nimumenye Kristo, muve mu mpaka, mubanze muve muri ibyo, kuko hari igihe ugenda ugatandagaraza ugahagarara kwa Kristo na hariya, ibyo umenye bikagusiga iyo wagiye, kuruta uko wagaruka ngo ube uwo wari uriwe. Vuga Kristo uzi, kuko umurimo wacu ni ukumuvuga, nawe umurimo we ni ugukorera mu bamwumvise. Rero bene data, mwigarukire. Muzi abantu dufite bamaze kwicwa n'inzoga. Njye nabanje kugira ngo ni icyorezo, njye mpamvu mvuga ngo ni icyorezo kitwishe, ni ukuri pe. N'uwo wari uzi wakoreshwaga n'Imana, uyu munsi ni umusinzi, kandi ari we wabwirizaga abandi kuzireka. Ariko njye ndibaza ni iki cyateye mu bakozi b'Imana. Ubu uri umuvugabutumwa, ubu uri umuririmbyi runaka, noneho wowe uzi igitangaje, hari n'abaririmbyi ngo kugira ngo ijwi ryabo rijye ku murongo, ngo aririmbe nyine ngo yumva ari mu mafuta, nuko agomba kuba yanyweye.
reka da njye ndibaza inzoga ubundi ziri mu iki mu bantu b'Imana bikorana bite ubundi nyine alcohol birava kuri iyo aruku cyangwa ako cyangwa arikura nk'uko babivuze ngo ni arikura ariko ni aku nyirizina arikura burya biba byamaze kwambuka bitakiri mu ntuze mu Barabu iyo iteka ryose byamaze kuba spiriti biba umwuka wandura nabo ngo bari gushaka imyuka ugasanga umuririmbyi runaka nicyo nashakaga kwivugiraho nicyo nashakaga kwivugiraho biba imyuka yandura iyo ari imyuka yandura reba nawe ukuri muririmbyi yararimbye aravuga ngo ingeso wa mubi yanyanduje zashaka kubyuka zirimbura uzicepe more nihariwe n'ibya Yesu ingeso wa mubi yanyanduje nizishaka kubyuka zirimbura uzice umuntu wasinze muzi ibyo akora reka tuvaho abantu Imana yagiye itanga bose umuntu wabuze umugisha yari yawuhawe yawubujijwe na vino urugero Loti ni vino yarasinze aryamana n'umukobwa we babiri umwe amubyarira Mori undi amubyarira Mowabu Mowabu biravuze ngo ni wabo w'umubiri nta bugingo buhari kabiri Amori biravuze ngo Imana igiranye n'umuntu inzigo murebe abamowabu batuye Jorodani uyu munsi abamori bari hejuru bari hano Libani na Siriya babayo niho Hezibori icumbitse murebe Isiraheli ingaruka ifite tugende Nowa asinda nibwo Kanani yavumwe kubera Sehamu yamubonye yambaye ubusa amuhururiza bene nyina aje avuma umwana we aravuga ngo uko umbereye ikigoryi nawe uwawe azakubera ikigoryi yanga kuvuma umubonye bituma Imana iha Aburahamu igihugu cy'i Kanani kandi cyari gifite Kanani izo ntambara n'uyu munsi ziracyari ku isi ziri gutezwa z'abanyakanani ni Isiraheli na Palestina ni abanyakanani murumva ikintu kiri kuvuka mu icupa gatatu Berutishaza iryo joro Babuloni iraterwa byagenze bite yari yasinze yamwereye mu bikombe by'Uwiteka aribwo Medi yafashe Medi na Peresi byayoboraga bikoroniza biza no gukoroniza n'Abisiraheli yanywereye no mu bikombe by'iki byanyazwe mu rusengero byanyazwe mu rusengero nge ndi umuhamya nigeze njya ahantu ku rusengero icyo gihe nari ndi kumwe n'undi muntu nari ngiye kumuvuga si ngombwa dusoje kubwiriza bajya kutwakira hamwe biyakirira ubwije ukuri abashumba bazana inzoga barambwira ngo nywaho gake ntabwo simfite inyota yayo njyewe rega nigeze na muri kovide nigeze nagera ahantu ngiye kureba umuntu hari umuhungu wanyibye ahungira ahantu njyayo ngezeyo nsanga bari kunywa icupa navugana abantu b'abagabo abashumba babiri abavugabutumwa bangahe n'umupasitori bicaye ku nzoga barimo baranywa ndavuga nimumpe numve ikintu kibicaje hano mweho numva ni ukuri ntigifite ntibyatuma ntabwo ntibavana ndagicira utuguragura indara wundi ntabwo ntisinyeguze mu mbone nk'imbwa muri mwe n'ubundi si ndi umugabo nkamwe buri muntu agira hasumbira undi ntabwo ntikisi nakicarira hari n'umugabo twari mu gashyamba hirya hariya rega hari umugabo wari utuye hano hepfo nawe yari umubwirizabutumwa yaguze inzoga ikirikeri cyitwa ngo ikira sinkibutse noneho anywaho mwana ariko se uburanywa rimwe kabiri gatatu twari kumwe n'undi mubwirizabutumwa nawe wari uje kumureba ntabwo reka numva ni tineri neza sinzi niba warigeze unywa peteroli nigeze ngera mu rugo mfite inyota ngera mu rugo mfite inyota bita mfata akajerekani ngira ntya wumva nyine umuriro watse mu bye ni ikintu kiri aho ngaho nyine ni imyuka reba kuzagera imbere y'Imana mu ijuru wayigera imbere kakubwira ngo Anicet ni karame barankoreye ariko inzoga ziri mu mugabane w'abizera nyura hano kubera icupa tambuka wigende sinzi impamvu aba bavandimwe bakora inzoga bazita jini ntabwo nzi impamvu bazita jini ubundi se jini ni iki jini ubundi iyo tuvuze jini
ni ibinyabuzima by'umwuka bitaboneka. ariko se noneho rero ntabwo nzongera kurenganya ba bene data bayungu ngo bari gushaka imyuka. Akuzi koko baba bari gufata imyuka. Ni imyuka pe. Akuzi koko ari imyuka. Babinywa bashaka imyuka. Noneho rero ubwo berete bura niyo jini niba ari ikijini niba ari igiki. Ubwo turaza kubikompara turebe. Hari umuntu wigeze ansetsa arambwira ngo abasinze ngo bagira umumarayika ubarinda witwa Salvador. Ngo niyo mpamvu ngo umuntu ngo agwa ntagira icyaba kandi ko ugasanga wowe wasitaye utasinze ariko Salvador akabaramira. Shaka murinda pe. Rero Beneda murumva tugeze abo ngabo rero niba turagato nguce mu ijambo niba uruganda rw'inzoga bashobora kurwita jini ikintu kiri arikorike bakacyita spiriti bikaba ari alukoro ituruka kuri aku y'icyo kigirwamana bitaga ngo ni imana ry'imibiri. Uzi impamvu bacyita imana ry'imibiri? Ni ya nzoka yarumye abantu mu butayu hagapfa ubuzima bwo muri bo. Noneho kukirebaho bakiramya biravuze ngo tuvanze ubuzima bwacu n'ubwawe utubesheho. Niwe buzima bwacu niwo duha kubaho. Yes. Ni nayo mpamvu bagira ikibavuze ngo ni imana y'ubuzima. Bayicurika mu gakombe k'umuti kuri farumasi baravuga ngo ubuzima bw'umurwayi burimo hano bw'imibiri wanaruka ubuzima bwabo wariye ukabushyira mu bandi bariho bakabaho. None ngo idini ya Satani mbere yo kunywa ya nzoga barabanza bakamena si spiriti. None si cyo bari kuramya mu buryo bw'umwuka kirayibona cyangwa ntikiyibona? Kirayibona kuko ni mu mwuka n'ubundi. Nibatereka inyama bari guterekera nta kintu kigira inyama kitabanje kubaho. Barabanza bakice gipfe ubuzima bwacyo bugenda. Ubwo niba ya nzoka irya imibiri cyangwa cya kirigwamana kirya imibiri niba bagiterekeye inyama cyariye ubugingo bwa ya nyama kirabona ya nyama cyangwa ntikiyibona? Kirayibona. Urakoze. Ni iki gituma ibitambo byose bigomba kuba biva amaraso? Byanze bikunze hari ubuzima bugomba kubanza gutakana kugira ngo Daniyeli muri Babuloni adakorana n'iki kigirwamana. Yaravuga ngo ni mu ibishyimbo ntibabikoresha baterekera. Yarazi icyo akoze. Yarasabye ibiryo batamurikira iki kigirwamana cyabo ko Daniyeli yakoreraga hejuru y'ingoro yacyo. Ni nacyo cyatumye afungura amadirishya areba i Yerusalemu aravuga ngo nubwo ndi hejuru y'ikindi kigirwamana ariko Uwiteka Imana yacu iracyarasa izuba ry'agakiza k'Imana iracyarasa rituruka mu murwa wera wa Yerusalemu. Areba Yerusalemu. Aha ni ku ijwi ry'umukanguzi. Mukore subscribe tujya twibanira mu biganiro tubaha imiburo. Narababwiye mu ijwi murumva Anicet na Marcel je nagiye habitunganye ariko ukangura ni Kristo. Numara gukanguka nawe genda ubijwi ukangura abandi ubwira abantu ngo nimukanguke kugira ngo bamenye iby'iminsi n'ibihe. Imana ishimwe. Abo bantu bazifuza kumera nka Anicet cyangwa abashumba babo bayoboye uyu munsi muzaba muyobye byo gupfa kuko n'ubundi urumva ko urufatiro rwabo rw'agakiza barwubakiye ku mushumba runaka. Uyu mushumba niyamara kumenya imico ye n'ingeso ze uyu mukristo wizeye uyu muntu azaba asigaye he? Nukugwa ni mu manegeka. Iyo ni risk zone kuko urumva nta ruhuriro rwe na Kristo nta ruhare. Reka mbakurira inzira ku murima abantu mushaka kumera nka Anicet nanjye njya nitenguha. Maze sinakifuza kumera nkanjye nk'uko meze n'ubundi nasaba kurengaho. None wowe uri gusaba kumera nkanjye niba nanjye senga nkabwira Imana nti Uwite mpindura ndemamo umutima mushya. Wowe urinde wo gusaba Anicet kandi na Anicet ndasaba Imana ngo ingumishe gutya. Nshuti za Kristo, nshuti zanjye bene data, niba idini ya Satani yamaze kuza bari gusenga bambaye ubusa. Yego ngo nibyo bita gakondo. Ibiri gukoreshwamo ni byinshi kandi bizagumya gukorwa. Bizaguma gukorwa. Reka ngaruke noneho ntimugire ngo ndaguye. Ni uburenganzira bwabo. Guhitamo impamvu z'uko bemera ni uburenganzira bwabo. Yego. Ariko we muri Kristo Yesu wahisemo iki? Nababwiye abantu bakora bazi ngo bakorera Imana bakisanga bakorana na Satani.
urugero, umuntu wese uvuga ngo Imana iravuze itavuze, Bibiliya iravuga ngo azabona ishyano. ubwo muntu yakoreye Imana cyangwa ni Satani? Oya, nyine agomba kuzabona ishyano. Icya kabiri, umuntu ukora ibitangaza, Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo bamwe bazanyikubita imbere. Yahereye ku ijambo rivuga ngo abavuga ngo mwami mwami. Yego, si bo bana b'Imana, ntabwo aribo bazinjira mu bwami bw'Imana. Bamwe bazaza bavuga ngo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, byarakoretse monami. Ngenzi umupastori ndamuzi, ahagarara mu iteraniro agafata smartphone agafotora umuntu yamuzuminze, akamwoherereza ntuza, yamutumiye, yamara kumumwoherereza akamwandikira amazina y'uwo muntu, nimero de telefone n'ibyifuzo bye n'ahatuye. Uzi ibyifuzo bye pasiteri abibwirwa n'iki? Abimenya igihe yakwakiriye muri ofisi uri kumwaturira, akamenya ibibazo byawe, nimero de telefone n'uko mubanye n'umugabo, akabyoherereza umuntu. Umuntu yagera mu iteraniro akavuga ati nje hano ntari buhatinde, nje ntumwe n'Imana kuri uyu muntu ufite nimero ya 0788 726 mbabwiye nimero yanjye, iyo ni Anicet. Akavuga ngo nyiyo nimero nahaguruka, agahaguruka akambwira ati mama shenge, yo wararushye, ntutuye ikinyinya wowe, ati niho ntuye n'ukuri kose, ndabeshe niho yahari aho tuziranye ntinaho nkuzi, nyamara yahawe amakuru kare. ubwa mbere nkubonye, si ubwa mbere nkubonye, ni ubwa mbere. None inzu yawe ntimeze itya? Yego. Ntufite inkovu ahantu mu bitugu? Narakwambuye se? Ntihoya. Uti ndi umuntu w'Imana, natwe tugatangira uti profesayi papa, amavuta muntu w'Imana gumamo murebere, Imana iracyabona, Imana irabona irakora. Mwaba mudukurikiye kuri YouTube, ejo bugaca muje muri nk'icumi, hanyuma narangiza nkakubwira ntitanga igitambo, gira vuba, tanga igitambo, ntiwahombye. Ubwo ibihamya yarabisigarana akajya bikubwira gutegeka icyo ukora. Tanga ituro, ntiwahombye. Yego, tanga ituro, ugura ikintu, umugabo wawe ntakomereye nabi, arabizi, yabibwiwe. Amarira yawe yo kuwa kabiri ndayibuka, ubujijwe n'iki se kuyamenya ko ari kuwa kabiri, ko yaririye uwaguhaye amakuru akamubwira umunsi aheruka? Abo bantu bari gukurira Satani muri ubwo buryo. Nzi abantu bajya mu ntara bagafata abantu batigeze bamugara na rimwe, bakaza bagendera ku mbago cyangwa amagare, akavuga uti ndaguhagurukije mu izina rya Yesu, igare akarisiga, akaza agenda n'amaguru, mukavuga ngo igitangaza kirabaye kandi umuntu atarigeze amugara. Abantu bamanika amagare mukajya muhuruzwa nayo, aya magare akabagarura. Bene data, simpakanye ko ibitangaza by'Imana bibaho, ariko byarivanze, irondo ryivanze n'abajura. Ntabwo nge nemera icyo kigero Marise, kuko irondo ryivanze n'abajura ni irondo rikorera aho bari. Imana ntikora nkabo, ntabwo ikora nkabo. Ariko tuzabimenyera ku Imana ntishobora kugukirisha umuntu utagira agakiza. Kabiri, umuntu ukugusha ntishobora kumuha imbaraga zikubyutsa. Never, never. Ibi mwirirwa muvuga ngo Imana ihagarara ku bitugu by'abapfa ikivugira, ubundi mubisomaye. ngira ngo ni ijambo ry'Imana. Ribahe risakingura imbwire, bihagarara ku bitugu by'abapfapfa ikavuga da. Imana sikorana n'umupfapfa, ikorera mu bapfapfa. Niba bavandi murishuka, ihagarara ku bitugu by'abapfapfa ikivugira. Na Eliya mu gihe cy'abahanuzi Imana itaracungura, yaramubwiye ngo mfite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Icyo gukoresha abapfapfa ifite 7 kwa Eliya, ubu abamaze kuvuka muri Kristo bangana iki? Rega ni 7 bitapfukamiye Bayali, ntabwo ari 7 bivutse mu maraso. Abo batapfukamiye Bayali biyongereyeho ababyawe n'amaraso ya Kristo. Ubwo bangana bate ku buryo Imana ijya gukoresha abapfapfa? Ninde wakubwiye ko Imana yagukoresha utejejwe? Umupfapfa agira imirimo yihe? Ni iyihe se nyine uretse y'ubupfu? Ku buryo nyine ufata ikintu kizima ukagikura ku mupfapfa. Imana yabibaye umufatanyabikorwa n'umunyabyaha. Ntibikabe, ntibikabe. Kwirirwa muvuga ngo nawe ngo arerekwa ararondora. None se kumenya amakuba yanyu bigoye Satani si ubatera muri ayo makuba? Ubu biragoye ko Satani yamenya ko umugabo yarayakudishye. None se izo ntambara zazanywe nande? Izo ntambara zazanywe nande? Ni umwuka wande wahanze kuri uwo mugabo.
none se iby'umupfumu amenya gute umuhanuzi wa Satani atabimenya mu rusengero? biroroshye kubimenya kuko ikirere bakoreramo ni kimwe. Bene da, iyo Imana ikijije umubiri ikiza n'ubugingo. Ahantu wakiriye hari nk'abantu bakorewemo n'iyo myuka mibi bigiriye kwishakira ibitangaza batagiye gukizwa, bakira za ndwara ku by'imyuka mibi. Imana irabaderivura, barizera, banava aha hantu kuko bamenye ibinyoma. Abo bantu bari perfect imbere y'Imana. Ariko ijambo ry'Imana nasomye rivuga ngo niba babwira ngo Yesu ari hano ngo mwiruka ngo mujyeyo, ngo ntimuzajyeyo. Yesu niko yababwiye. Dutegereje ijambo rizavugwa cyangwa uyu munsi byarabaye? Uyu munsi biriho, kandi iyo bakubwiye ngo ari gukora imirimo n'ibitangaza, yakubwiye ngo ari gukora imirimo n'ibitangaza, none se abasobanura iki? Nibyo koko abavuze ko, ariko hakenewe ubwenge. Reka dusoze inshuti z'umusaraba, reka dusoze. aha ni ku ijwi ry'umukanguzi. Amayoberano y'uburyo bwa Satani ari gukora, kandi gukora k'uwo mugome biri mu buryo bwa Satani. Iyo dini ya Satani rero nababwiraga, umubare wabo barawapuruvinga, barawuvuga, ni 666. Ibi rero mwirirwa mwumva inyigisho zibabwira ngo papa ni antikristo, sinzi niba ari we, sinzi niba atari we, ariko antikristo ndamuzi. Ni umuntu wese utemera Kristo nk'umwami n'umukiza, niwe antikristo. Ashobora no kubyemera ku rurimi, ariko imirimo ye. Icya kabiri, ni umuntu ugira imirimo ihakana agakiza. Uwo ni antikristo. Umuntu utari antikristo ni umukristo. Of course, gusa hazaza umwe ubahatse bose ubiyoborera. Rero bene data, njyewe n'igihe cyanjye cyo kuza kuri social media kubwiriza kiri kugenda kirangira. Ibyo wavuze bizagumaho, wowe nubwo utaba uhari. Bizaba bihari, njye kiri kugenda kirangira kubw'impamvu zanjye bwite. Cyokora dufite ubundi buryo tuzanyuzamo ubutumwa bwiza, ariko ndagira ngo mbabwire ngo hitamo shene ukurikira y'ubutumwa bwiza utavangavanze. Reka mbabwire ngo wakirigizwe na benshi ntamenye uwamusekeje. Ariko nabo abenshi bavuga ko udakora inkuru zitwika kandi baba bazishaka. Ushaka gushya muri bo ajya yicanira umutwika. Ngo barashaka inkuru. None se ziratwika iki? Ndatwika iki ushaka gushya zicanira uwe? Ariko icyo nshaka kubabwira ni iki: ibi mwirirwa mureba twaba twabwirije mukareba kaducitse, akaba ariko mwita ikosa mugakomanta kuri ako, twebwe si icyo turi kureba. Turi kureba ku bugingo buri gucika abantu bakagenda bazimira. Turamirane. Nubona n'iseti yadutsweho n'ikosa n'icyasha n'icyaha, ramira n'iseti ndirira, kuko si igitangaza. Ntabwo ari igitangaza ko n'iseti yagwa hagwa umuntu uhagaze. Ibi mwirirwa mubona intege nkeya z'abakozi b'Imana ngo nawe ramira mwene so muri Kristo Yesu, mureke kunezezwa n'intege nkeya za bene so. Mureke kunezezwa n'amakuba abaye kuri bene so. Kuki tutakameye abo bantu? Kuki amazina tutayababwiye kandi byatwika, kandi nabo birirwa bavugana y'abandi? Bene data, dufatikanye dusenge rero. Iyo spiriti, iyo jini, iyo arukura, iyo arukoro, iyo aku uyikizwa n'iki? No gusengera mu mwuka no mu kuri. Muzarebe kugira ngo umuntu azakire izo mbaraga bisaba igihe. Ese kuki uwo muntu iyo yamaze kubona ya myuka agenda yivugisha, abazi ko hari uwo ari kubwira, abazi ko hari uri kumwumva, aba ari mu yindi dimensiyo, ntabakiri nanga? Ese kuki rwa rumogi rumaze gukubita umuntu aba afite abantu ari kuganira nabo, wamureba ukabona arahuze, ari mu yindi si inshuti yanjye? Ntawe uhari. Noneho byose Satani abikoresha akubwira ngo irinde ibibazo, ngo nibyo biguha gusinzira, ngo nibyo bituma usinzira, kwibagirwa amakuba urimo, ngo ukibagirwa amakuba urimo. Arakwibagije ariko ntacyo aguha. Iteka ryose nuba mu gihe kirimo ikibazo, ariko ikibazo cyawe kitakwafekta, ujye umenya ko ubwenge butekereza ikibazo bwapfuye. Nibura hangana na cya kibazo ugitsindishe kwizera kubwo kwemera Kristo.
kabiri ugishakira umwanzuro nk'umugabo uhagaze mu kibazo cye. Ariko nubaho mu buzima bwirengagije ibibazo byawe, ujye umenya ko uri kwifasha gucukura urwobo runini uzagwamo usange nimwo wabirunze. Dusenga n'Imana. Iki kiganiro twakiyoboye muri ubwo buryo, ntitwari twanagiteguye gutyo. Uko umwuka ashatse ko mukibona mucyakire gutyo. Hanyuma hari ibije. Jene, fata iyo mikoro tubwire. Ujya kubona ukabona umuntu ngo yabonye umugisha, ariko wacukumbura cyangwa waca nk'ahantu ugasanga mu rugo rwe hari amagorwa yahuye nawe, ugasanga nk'umwana tuntu nk'utwo ubanza mutuziho. Biriya ni umugisha cyangwa ni umuvumo? Ugasanga umwana ubwenge bwaratanzwe, abaye ipanshi runaka. Ntago ndi buze kubukomantaho, buri muntu abyiyegereze wumve ngo waba koko ari umugisha. Hari icyo Imana yavuze ku rubyaro rw'umukiranutsi, hari icyo Imana yaruvuzeho. Ko umugisha atangana nta mubabaro, nta mubabaro. Reka mbyemere ko ushobora kuba uri kugeragezwa nka Yobu, ariko nabwo reka mbyemere ko bikiri iherezo. Yego. Ugasanga umunyembaraga, hari igihe umuntu akorera Imana Imana igaca mu mugore we kugira ngo asenye rwa rufatiro. Hari igihe umuntu akorera Imana igaca mu mugabo we ngo asenye rwa rufatiro. Ntabwo uzi umuvandimwe umwe watubwiye ukuntu yari agiye kujya gushaka amafaranga, ubutunzi. Ageze ku ndahiro, prosesi zose arazikora. Ageze ku ndahiro baramubwira ngo uravuga ko Imana utandukanyijwe nayo iteka ryose, udakeneye n'ubuzima bw'iteka, ntuzemera Kristo. Icyo nicyo bita gutuka umwuka wera, ni uguhakana Kristo ubizi neza. Warangiza guhakana Kristo. Kuko umubabaro wanjye Imana yambabaje, nemeye gutandukana na Kristo. Niko harya bivuga. Kubw'umubabaro Imana yambabaje. Aba rero bagiye gusenga Satani bagiye gutuka umwuka wera. Icyo ni icyaha kitababarirwa. Kugera muri iryo dini immediately egari gucirwaho iteka. Uba washyitse rwose. Umwuka uvanayo urubwa, ishusho, iby'ubuzi n'ibiki n'ibindi, ubwo bwenge bwabwo bwaguha kujya uburana n'Imana. Reka dusoze. Marisere yakomeje avuga ngo dusoze, reka turekere aho. Niyo muyobozi w'ibiganiro byo ku Ijwi ry'Umukanguzi. Reka dusoze, gusa icyo mpamya cyo ubwenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi Imana arabuduhaye. Nibyo pe, nuhitamo icyiza bizakugendera uko, ariko nanone nukoresha ubwenge bwawe ugahitamo ikibi, ubwo nyine niyo mahitamo yawe. Kuko imbere yawe niba hari urugi Kristo arimo akomanga, ufite uburenganzira bwo kurufungura cyangwa ukarufunga. Icyakora nufungura Kristo azinjira, ariko nukomeza gufunga ntazabona hanyura. Twese Imana iduhana umugisha, kugira ngo n'ubundi biganiro ku Ijwi ry'Umukanguzi nakagaruka. Niba hari icyo ushaka kutubwira, uhamagara kuri telefone ukabona bidakunda, muri comment birakunda cyane rwose. Anicet umwanya yarawubona, bashobora kuguhamagara uhuze udafite uburyo bwo kwitaba telefone, twongeye tubisubiremo rwose. Nibakoresha message aho guhamagara. Ariko mbere yo guhamagara umuntu wamenya disponibility ye. Niba Anicet ari umuvugabutumwa, why not udatekereza ngo muhamagara ari mu rusengero? Ibyo nabyo mujye mubitekereza. Yesu abaho umugisha. Amen. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye ko waduhamagaye mu gihe nk'iki kigoranye. Imbaraga zawe, ubutware bwawe, reka bibe kuri twebwe kugira ngo udusayure twebwe abarohamye. Umuntu wijanditse umukureyo, wari uyobye umuyobore, wayobereje inzira ze mu bigirwamana. Wahamagaza ukuboko kwawe gukiza ku bw'ineza yawe. Bisenze nizeye ku bwa Kristo umukiza wacu none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.